Muraho neza inshuti bakunzi ba Grand Nile Studios, nagiye kubasuhuza cyane kuri uyu munsi wa none nkwifuriza ikaze wowe ufunguye ino video muri aka kanya. Ni karibu cyane, nimba ari ubwa mbere ukurikiranye ino channel ndagushishikariza gukora subscribe, ndagushishikariza kureba ibiganiro byatambutse wenda byaragutambutse utabonye, kubilikinga, kubisangiza abagenzi bawe, byose ni ingenzi. Yego, amazina yanjye rero ni Bino Bintu nkuko mubimenyereye. Ikaze nanone mu kiganiro cy'uyu munsi. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bintu byiza cyane by'ingenzi, nkuko wenda hari ibiganiro twakoze by'ubushize mbese bigaragaza urugo ruri healthy cyangwa se urugo rumeze neza, cyangwa se ibintu ingo zishingiraho. Ariko kandi nanone uko nyine iminsi igenda isha points zigenda ziyongera, rero tugiye gushimangira ibyo twavuze, twongeremo n'ibindi kugira ngo nyine dukomeze twungurana ibitekerezo, dukomeze kumva ibintu mu buryo bwagutse kandi tumenye n'impamvu ari ingenzi kuri twebwe. Yego rero ni karibu cyane rwose, ukurikirane ino video kugeza irangiye. Ndabizi ko hari byinshi bigufasha ubashe gukuramo. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku nkingi eshanu, reka nzite inkingi kuko ni ibintu bikomeye cyane. Tugiye kuganira ku nkingi eshanu zituma nyine mugira mariage nziza, cyangwa se umubano mwiza hagati y'umugabo n'umugore, cyane cyane noneho abakristo. Reka mvuge ko nanjye ndi umukristo kandi tugiye twirifaringa ku ijambo ry'Imana. Yego, tugiye kureba inkingi eshanu nyine zigize urugo, ibintu bitanu bigize urugo. Yego, ni karibu rero. Icyambere muri izo nkingi eshanu zigize urugo of course ni urukundo. Urukundo ni rwo ruhuza abantu, abemeye kubana. Ni urukundo nyine rubitera, nicyo kintu muba mufite murimo murabagarira iyo muri mu rugo. Nicyo kintu nyine buri wese aba aharanira ko umugenzi we atamutakariza n'undi atamutakariza. Mbese ni ingenzi, nicyo kintu cya mbere. Rero urukundo ni ingenzi cyane mu muryango. Urukundo wenda twigeze kuruvugaho in case nimba waramisinze video twakoze yerekana nyine iby'urukundo no kuganduka kw'abagore, nkuko ijambo ry'Imana ribisaba. Twarabivuze, ugenda ucekinge muri ayo mavideo urabibona. Urukundo rero turugaragaza gute mu muryango? Urukundo mu muryango turugaragaza iyo buri wese arimo arakora inshingano zacu. Rero ni umugabo nakunda umugore we nyine nkuko twabibonye wenda ijambo ry'Imana ribivuga, kandi nkuko biri ari ngombwa amugaragariza urukundo mu buryo bwose bushoboka. Amugaragariza urukundo mu kumuprovidingira, amugaragariza urukundo mu kumurinda, amugaragariza urwo rukundo mu kuzuza nyine inshingano ze nk'umugabo muri urwo rugo Imana yashyize muri urwo rugo. Imana yizeye nyine ikaguha uwo mugore. Urwo rukundo rwawe urwofaringe kandi through ubinyujije muri ya leadership yawe utanga nyine nk'umugabo, nk'umutwe w'urugo. In case wamisinze nanone video z'ubushize, hari video twasobanuyemo cyane no leadership turimo turavuga izino role z'umugabo. Niyo mpamvu rero mwumva ntarimo ndabyinjiramo cyane kuko hari video twari twabyibanzeho cyane. Rero wowe wabonye ino video utararebye iz'ubushize, ndagushishikariza kujya kureba kugira ngo ubashe gusobanukirwa kurushaho. Yego, umugabo rero ni izo nzira agomba kofaringamo urukundo rwe. Ni nyinshi ariko izo nizo rusange wenda reka mvuge gutyo. Kurinda umugore wawe, kumuproviding, ubwo no kugira gute, mbese nyine kumenyera urugo, kurushakira nkuko biri mu nshingano zawe, gutanga ubuyobozi bwiza. Yego, gutanga ubuyobozi bwiza kuri urwo rugo. Yego, ibyo rero izo ni inzira ugaragazamo urukundo rwawe. Ntubikore nk'inshingano, ukabikora nyine nk'ibintu urimo urakorera umuntu ukunda, ukabikora ubikunze with passion, ushaka gushyiramo improvement, mbese ushaka kuzajya uhora utera imbere umunsi ku wundi. Ibyo rero nizo nzira werekanamo urukundo rwawe, kuko twabonye ko ari ikintu cy'ingenzi mu rugo. Umugore nawe yerekana urukundo rwe muri ya nzira nyine yo kuganduka.
kuganduka. Hari abantu bambaje ese kuba tuvuga ko umugabo akunda umugore akaganduka, umugore ubwo ntago agomba gukunda umugabo. Umugore agomba gukunda umugabo cyane rwose 100%. Ahubwo ntekereza ko noneho ubwo nibwo buryo wenda Imana yashatse ko tubinyuzamo, cyangwa se nibwo buryo budukwiriye bwo kubinyuzamo mu kugandukira umugabo wawe, kuko mutayoboye muri babiri. Yego urugo mu rurimo muri babiri, ariko kandi hari umutwe, hari umuyobozi muri mwebwe. Rero umwe nayobora undi, the best thing you can do ni ukuganduka nyine. No kugandukira ubwo ubuyobozi bw'uwo muntu, ukitwara nk'umugore w'umukristo, se reka mbivuge gutyo, nk'umugore ukunda umugabo wawe, service zose utanga nyine ukazitanga mu rukundo. Mu rukundo, ntubikore wenda uvuga ati naraje muri uru rugo ndi umugore. Nyine abagore noneho cyane muri Afurika wenda kubera ukuntu tumenyereye abagore barubashywe, ariko byari bitaragera nyine ku rwego rwiza cyane. Rero ugasanga wenda ufite iyo mind nawe, mbese hakaba hari n'ibintu ukora ntubikorana urukundo. Ibyo ndi kuvuga wenda ngira ngo birimo birumvikana, ukabikora nk'ibintu nyine wisanzemo, ibintu wizanyemo udafite uko wakwigobotora. No, tugomba gukora ibyo dukora byose mu rukundo nk'abagore. Inkingi ya mbere y'urugo ni urukundo. Umugabo yofaringa urukundo rwe n'umugore yofaringa urukundo rwe muri zino nzira zose zishoboka, mu nzira zose nyine ubona zigushobokeye. Yego, iyo rero urukundo ni inkingi ya mbere izafasha umuryango uwo ari we wese kugira urugo rwiza, cyangwa se urugo rufite ubuzima nyine, rufite ubuzima. Yego, urugo rufite ubuzima. Inkingi ya kabiri ni icyizere. Icyizere ni trust mu cyongereza. Ni ugomba kwizera umuntu wawe cyane, bidafite percentage wenda ngo uvuge ngo ni 90% cyangwa ni ugomba kwizera ugomba kwizera nyine umugabo wawe cyangwa se umugore wawe cyane, ku rwego rwiza ku rwego rwiza, urwego ruhagije, kuko ni inkingi cyane y'urugo. Inkingi yo kwizera akenshi iyo abantu nyine bayitakaje, usanga mushobora kuba muri mu rugo ariko bidakomeye, kuko nayo ni byose. Kuko twabonye urukundo ari ingenzi, niyo mpamvu turimo turavuga inkingi. Nari ngiye wenda kwisobanura mu bundi buryo, ariko impamvu twazise inkingi ni uko buri kimwe gifashe ikindi kugira ngo urwa rugo ruhagarare, rukomere. Rero kwizera harimo ibintu byinshi. Ugomba kwizera umuntu, ukizera wowe. Ntabwo turimo turavuga wenda ngo umwe ngo umugabo niwe ugomba kwizera umugore, cyangwa umugore niwe ugomba kwizera umugabo. Buri wese ugomba kwizera umugabo wawe, ukagenda uri ufite amahoro, utekanye muri wowe, uvuga ati umugabo wanjye ntashobora kunca inyuma. Kuko icyo ni ikibazo usanga kenshi nyine abantu gitandukanye abantu, kandi noneho ibyo bintu byaje kuba, usanga kenshi iyo utizera umuntu wawe ugakomeza kubimwereka, kenshi bimusunikira no gukora amakosa, kandi ari wowe wenda wabitangiye. Rero ugomba kwizera ko umuntu wawe atashobora kuguca inyuma. Ugomba kwizera nimba ahantu ari mu kazi, nimba ahantu ahurira n'abantu benshi, nimba ari umugabo, ntabwo kubera ko ari umugabo wawe ntabwo azaba muri environment itarimo abakobwa cyangwa se abagore muri rusange, cyangwa umugore wawe ntabwo azaba ahantu hatari abagabo kugira ngo wenda ubashe kumwizera. Oya, ahubwo wowe mu mutima wawe 100% igira iyo security 100% ko nubwo umugabo wanjye ari muri iriya company runaka irimo bari abakobwa bose, ariko arankunda, ndamwizeye, nizeye. None turimo turavuga nk'abakristo, ndamwizeye 100% nk'umukristo ko ntago yabikora. N'umugabo nuko nawe akizera umugore we kuri urwo rwego. Iyo rero mufite trust iri kuri urwo rwego, bituma nyine urugo rwanyu muhora muri safe, ugenda ufite amahoro, umugore agenda afite amahoro, umugabo akagenda afite amahoro, ku buryo niyo ntimuzi ko se hari abantu wenda bajya baca hirya kugira ngo babashe gucanganyikisha abantu, babasenyera imiryango, bababwira ibintu bitari byo, bidahari, bidashinga. Rero
iyo mwebwe nyine mufite kwizerana kuri ku rwego rwo hejuru birabafasha cyane, kuko ntago wumva kaje kose ngo ushekinge ugire gute. Yego, icyo ni kimwe, ugomba kwizera ko umuntu wawe ataguca inyuma. Ikindi kandi ugomba kwizera ko umuntu wawe ari honest. Ubwo ni ugomba kwizera ko umuntu wawe avugisha ukuri. Ibi bintu rero buryo ndimo ndabivugamo ni ubu ngubu, kandi nibwo buryo mbese nawe nkeneye ko ubyumva. Ugomba kwizera ko umuntu wavugisha ukuri. Ntabwo agomba kuvugisha ukuri kugira ngo umwizere, no, wowe banza umwizere, vuga ko uriya mugabo wanjye ndamuzi ari honest. Nimba mbwiye ko kino kintu ari uko cyagenze niko cyagenze. Ni uno mugore wanjye nimba mbwiye ko ariko byagenze nuko byagenze. Wishaka gucukumbura, gushaka amakuru menshi cyane, urimo urashaka utuntu tw'utubazo, kuko akenshi iyo wikururiye ibyo urimo urajya kwishaka, hari igihe nyine uzana ibibazo wenda noneho umuntu wawe nawe akumva uramuhemukiye. Kuki utamwizera? Kuki ashobora kuvuga ikintu ntukizera, ahubwo ugashaka gukora iperereza ryawe ku ruhande? Rero ugomba kwizera umugabo wawe cyangwa se umugore wawe ko ibyo akubwira byose ari ukuri. Ugomba kwizera ko nyine ibyiyumviro bye yavuze ari ukuri, yagusangije ibintu yakubwiye atekereza ari ukuri, amakuru yose muhanahana, nyine kwizera ko ibintu arimo aravuga ari ukuri. Ibyo bizagufasha cyane wowe, kuko wizeye umuntu wawe, bizaguha amahoro mu mutima, bizakurinda, bizagufasha kugira urugo rwishimye, kuko nta suspicions uzaba ufite aho ngaho wenda, kuko iyo umuntu yagize ibindi bintu arimo aratekereza bitari byo, tumutangira gukora n'ibintu nabi mu rugo, nyine ukakora wireserva, kuko nyine uba uzi ko ukavuga ati n'ubundi hari ahantu bitarimo biragenda neza. Rero ugomba kwizera ko umuntu akubwiza ukuri cyane, nyine kugeza igihe uzamenyera ko atakubwiza ukuri. Simbifuriza kutavugisha ukuri. Wenda mushobora kwibaza ati se ko ndimo ndavuga bino bintu kandi hari n'abatavugisha ukuri. Wowe banza umwizere ko avugisha ukuri, kandi nyine ubikore ku bwawe, ku bw'urugo rwawe, namwe mube ebo cyangwa se mushobore kubwizanya ukuri, kugeza igihe nyine uzabimenya ko wa muntu atarimo arakubwiza ukuri. Yego, ibyo ngibyo ni ingenzi cyane, biragufasha wowe nyine, wowe ufite icyo cyizere muri wowe. Ikindi kandi kwizera nanone birimo nanone imyitwarire. Ugomba kwitwara neza ku muntu wawe, kugira ngo abashe kukwizera wenda ahantu uri. Nanone wenda nubwo twavuze ko tuba turi muri environment irimo abantu dutandukanye, umugabo ari ahantu hari abagore n'umugore ari ahantu hari abagabo, ariko kandi nanone gerageza witware neza kugira ngo bishimangire cya cyizere wa muntu agufitiye, nyine bimuhinde impamvu yo kukwizera. Nyine itware neza aho uri hose, yaba hari yaba adahari, amakuru ajya naza akamenyekana. Nyine itware neza ku bwawe, ubundi ku bwawe ntukanabikore wenda ngo kubera umugabo wawe. Ubundi umuntu agomba kwiyubaha, sibyo? Iyo ubikore ku bwawe, then noneho nawe abigiriremo inyungu. Ibyo rero nabyo bizashimangira ya nkingi ya kabiri yo kwizera, kuko azaba azi ko uri umuntu w'imyitwarire myiza. Rero twari tuvuze inkingi ya kabiri ko ari trust, kwizerana, irimo kwizera ko umuntu wataguca inyuma, kwizera ko umuntu wakubwiza ukuri, kwizera kubona nawe kwitwara neza kugira ngo ubashe gushimangira iyo trust mugenzi wawe agufitiye cyangwa se arimo arashimangira aho muri urwo rugo rwanyu. Inkingi ya gatatu ni ukubahana. Kubahana, abagore mwubaha abagabo banyu, kuko ijambo ry'Imana ribisaba. Abagore mwubaha abagabo banyu n'abagabo mwubaha abagore banyu. Hari igihe hano wenda tugira ngo bijya ku bagabo gusa, abagabo nibo bagomba kubahwa. Oya, barubahwa, ariko kandi nanone nabo bagomba kubafaringa iyo respect ku bagore babo, kugira ngo nyine nayo n'indi nkingi. Ubwo nyine nukunda umuntu ukamwizera ariko ntumwubahe, bizapfa, bizajegajega. Ubaha uwo muntu wawe, ubaha uwo mugore wawe, mwubahire uwo ari, mwubahire agaciro ibyaha agaciro, mwubahira ibitekerezo bye, mwubahira ibikorwa bye. Menya ko ntago mutekerereza mu mutwe umwe. Icyo kintu tugomba kukimenya, ko ntago abantu bafata imyanzuro imwe. Ubahira umuntu wawe imyanzuro ajya afata, kuko muri umuryango. Mwubahire nyine uwo ari, mwubahe juste, ubaha umuntu nyine nawe bya bindi wenda uzi byose. Kubaha umuntu kumwubaha ni gute wubaha umuntu. Ya definition nawe ushobora kubiha niyo ukeneye kufaringa.
kugira ngo wubahe uyu muntu kandi umakinge sure cyangwa se kumakinga sure ni mbese ugerageze umenye neza ko nawe yabibonye ko yubashywe. Kandi nimba wenda hari n'ahantu wabonye utabikoze neza, mwegere mubaze ese ibi bintu nakoze wabonye byaguhaye icyubahiro cyangwa okay, biri funny ariko ni ingenzi kugira ngo ubashe kumakinga sure ko nta hantu nyine waba wenda wagize wababaje umuntu wawe akabona utamwubashye. Umugabo wubashye umugore we, umugore agira confidence mu bandi, akora ibintu neza, akora ibintu neza cyane ku rwego ruri excellent kuko abazi ko yubashywe n'umuntu ufite agaciro cyane kuri we. N'umugore wubashye umugabo nuko. Umugabo ibyo wenda byo twaranabivuze ko muri rusange bakunda kubahwa, rero bikore cyane kandi ubikore neza, bikorane urukundo, bikorane ubwenge, wa muntu wawe nyine abashe feelinga respected mu rugo, bizabaha umusaruro mwinshi wowe wabikoze ndetse n'uwabikorewe nawe, bizatuma nyine urugo rwanyu ruzamuka rukamera neza, akaba ari urugo nyine rufite ubuzima. Turimo turavuga inkingi 5 z'urugo rufite ubuzima. Iyo rero ni inkingi ya 3. Inkingi ya 4 ni understanding cyangwa se kumva umuntu. Iki kintu kumva umuntu nyine hari igihe wenda abantu tutabikora neza. Narwaye grippe, niyo mpamvu nyine muri kumva akajwi kabaye ukuntu. Kumva umuntu ni ingenzi kuri wowe. Ugomba kumenya ko ntago nkuko nabivuze mbere, ntago no muntu ntago ari ngombwa ko no muntu abona ibintu nkuko nawe ubibona, sibyo? Muri abantu babiri batandukanye bafite imitwe itandukanye, ntago nubwo dukeneye kumvikana no kuzuzanya, ariko kandi ntago igitekerezo iyo kije kiza gifite ishusho imwe, gifite view imwe mu bantu, ku buryo ibintu nyine bita mbese birumvikana. Ntago bihora ntago bigiye byumvikana. Hari igihe ubona bitumvikana ariko nawe ugahitamo kumva mugenzi wawe kubera inyungu z'umuryango. Aho ngaho kumva umuntu ni byiza cyane kubera ko nyine bituma unamumenya, bituma umenya, ukamenya ibyo atekereza, ukamenya n'uburyo ugomba gukora ibintu kuri we, ukuntu ugomba kumwitwararikaho, atari kumwitwararikaho wenda kubera ko ari mubi cyangwa se bishobora kukugirira nabi, ahubwo kumwitwararikaho kugira ngo urugo rwanyu nyine rukomeze rube ruzima, rugira ubuzima. Yego, rero ni byiza kumva umuntu ukamenya ko ibintu yakoze ni umuntu, menya impamvu yabikoze, mwumve nyine niwe niko yabitekereje. Ibyo mutumvikanyeho, hari video twakoze yo gukemura ibibazo byanyu, ariko byose nyine mubikore mu rukundo, mu kubahana, mu kwizerana. Nka zino nkingi turimo turavuga, nibwo urugo rwanyu nyine ruzaba ari urugo rufite ubuzima. Kandi rega ntago ntimugategereze ngo umuntu ngo azaza kubwire ngo yabonye ngo urugo rwawe ngo rufite ikibazo ngo rudafite ubuzima. Ntago bibaho. Namwe iyo harimo ikibazo murabibona, murabyimenyera. Gusa kandi nanone nubwo turimo turashaka uko buri wese nyine agira understanding, kumva mugenzi we, navuze ko tutatekereza ibintu bimwe. Rero ntukanatekereza ko hari ibintu bajya bavuga ngo umugabo ni umunyeshuri w'umugore we, n'umugore nawe akaba umunyeshuri w'umugabo we. Ni ukuri, ariko kandi nanone ntuzabigire nk'umunyeshuri munyeshuri nyine munyeshuri wo kuri primaire. Ni umunyeshuri wawe ariko mu rukundo. Mwigishe ibigufitiye akamaro, ibyo uha agaciro, bimusangize kugira ngo nawe abashe kubifata muri ubwo buryo, ariko ntubikore mu buryo buri hash cyangwa se mu buryo bubi. Yego, rero understanding ni ikintu cy'ingenzi, ni ikintu cyubaka urugo cyane. Ikindi kintu cyubaka urugo ni imyizerere. Imyizerere, kino kintu cy'imyizerere kiragoye. Hari igihe abantu nyine usanga wenda batarimo baragira agaciro cyane, kandi ni ingenzi. Nanabashishikariza rwose abantu batarashaka wenda bakurikiranye ino video, gerageza ushaka umuntu mwizera ibintu bimwe, mwemera ibintu bimwe. Ubwo ni mu buryo bw'idini se, bw'idini. Gerageza ushaka umuntu mwemera ibintu bimwe, umuntu muhuje amakuru, reka mwite gutyo, kuko nuza n'umuntu mutemera ibintu bimwe, bizatuma nyine
buri bantu kubera ibyo bemera bafite n'ibyo bakora. Rero hari igihe ushobora gukora ikintu ahandi ho atari uko bikorwa mukazajya muhora mugongana mu rugo. Rero ndagushishikariza aho utarubaka uri muri ino video uzashaka umuntu rwose muhuje imyemerere, mujye mu rusengero rumwe, nimba rusengero cyangwa ahariho hose nyine ni imyemerere. Umuntu muhuje imyemerere bituma urugo rukura, kuko na rya dini nimba muri abakristo, nimba muri abayisilamu, nimba muri abaki, nibyo murera mu urwo rugo rwanyu n'abana banyu n'ibiki, bigatuma n'ubusabane bwanyu n'Imana buhora bufungutse, kuko nyine murahuje ibintu, murabyumva, muri mu bintu mwumva. Rero imyemerere ni inkingi rwose ikomeye cyane y'urugo, cyane cyane kabisa abantu bagakwiye kugira gushiramo imbaraga. Kandi nanone tukirana mu myemerere, wenda kababwira akantu, ni byiza ko dukomeza kurerana muri ubu buryo bw'imyemerere, kugira ngo wenda ntitugategereze ngo bizava umugabo, kugira ngo urugo rubashe gukura muri ino myemerere. Ngo ni gusoma ijambo ry'Imana, kugira gute mubishyiraho imbaraga nabyo, nkuko mufite nyine ibindi bintu mukora bya buri munsi mwahaye umwanya mu rugo rwanyu, nabyo mubiha umwanya, nyine nibyo bizabagirira akamaro. Ikindi rero cya nyuma, indi nkingi ya nyuma twavuze muri icya kiganiro nababwiye, n'ubundi twavuze muri leadership, ni inkingi ya communication. Mwa bantu mwe, communication mu rugo ni iya mbere ikanikurikira ni iya mbere ikanikurikira, izindi ni iza gatatu n'iza kane rwose. Okay, aho nyine ndakabije, ariko communication kabisa ni ingenzi. Communication ni byose. Communication mutakominitse murashwana, muratongana, mugira intonganya, mugira amakimbirane. Iyo mutakominitse mutakarizanya icyizere, byose turimo turavuga. Iyo mutakominitse ushobora no kubaha umuntu, kubera ko iyo mutahanye amakuru, reka mbivuge gutyo, haba amakosa menshi. Ntago umenya icyo mugenzi wawe atekereza, ntago umenya icyo gutegerejemo, ntago umenya icyo nawe ugomba kumukorera. Se reka mbivuge gutyo, nawe mbese rwa rugo rwose mutajya muvugana mwa bantu mwe, umugabo akaza n'umugore ngo akazi ngo nuguteka, ngo nukugira gutereka. Reka mwicare hasi nk'umuryango, muganire ibintu, mubigire clear. Ibyo wowe wemera bishyira aha, ibyo kwemera wenda si muri buriya buryo nari maze kuvuga, mbese values zawe, ibyo uha agaciro bimubwire, nawe akubwira ibyo aha agaciro, uko mugomba gushora urugo rwanyu, abana banyu ukuntu mugomba kubarera. Muhana amakuru ya buri single detail nyine yose mubivuganeho, kuko nibwo urugo rwanyu rwose ruzaba healthy, kuko nyine muzaba muziranye, muzaba mubana, nta kibazo rwose kizabaho ngaho. Yego rero communication wenda sinyivuze cyane, kuko naho nayisobanuye, ifite byinshi cyane muri urugo. In case wamisinze ibiganiro by'ubushize, genda kuri Greenline rwose kuri no channel urebe mu biganiro by'ubushize, urakibona ikiganiro twavuzemo communication. Ni ingenzi rwose cyane ku rugo urwo ari rwo rwose. Ahantu hose hahuriye abantu, guhanahana amakuru ni ingenzi kabisa, ni ikintu cy'ingenzi. Rero reka mpagarikira ahangaha kino kiganiro cy'uyu munsi. Twarimo tuvuga inkingi 5, nubwo nongeye communication zikaba 6, zituma tugira urugo ruri healthy, urugo rwiza, rukagira ubuzima, reka mbyite gutyo, urugo rugashikama. Twavuze urukundo, twavuze icyizere, twavuze kubahana, twavuze kumva mugenzi wawe, twavuze imyemerere yanyu, ibyo mwemera, guhuza imyemerere kandi mukanayishimangira, mugashiramo imbaraga. Then tuvugana communication. Rero bino bintu ni mubyubahiriza mu rugo rwanyu. Wenda birashoboka ko hari igihe usanga wenda abantu bitewe n'ibintu byinshi biri muri iyi si, abantu benshi ntibakibona imyanya y'imiryango, ugasanga haraho mwacitse intege. Mugende muhongera imbaraga, kuko ni ingenzi. Ni ukuvuga ngo inkingi ntago ari ngo ni bimwe mu bigize urugo. Ibi tuvuze ntago ari bimwe mu bigize urugo, ni ibintu bigize urugo. Iyo kimwe kivunitse nyine haba ibindi nabyo birashakinga. Rero ni byiza ko byose tubyuzuza 100%. Niyo ntego, niyo ntumbero, kugira ngo dukomeze tugire urugo nyine rwiza, ruri healthy, urugo Imana yishimira, urugo twishimiyemo,
nyine rya juru rita abantu bahora bavuga tugerageze turebe ko tuzakuramo bya bitekerezo abantu baba bafite bafashe urugo bakarugira nk'ikuzimu. Urugo ntabwo ari ikuzimu, ni ahantu heza, ni ahantu umuntu yishimira, ni ahantu umuntu aruhukira, ni ahantu wisanzurira, ni ahantu uzana ibikugoye ukongera nyine ukarefreshinga ukaba wowe. Rero tuzabigeraho ibyo byose nitureba zino nkingi zacu ko zikomeye, aho zidakomeye twongera tukahashyigikira kugira ngo bikomeze bigende neza. Rero murakoze cyane wowe wakurikiranye ino video, ndagushishikariza kuyisangiza abagenzi bawe, gusubscribinga, byose biragufasha natwe bikadufasha. Rero rwose murakoze cyane, naho ubutaha. Bye.